mubwiza ukuri mama chance njyewe nitwa mama Sharon nawe ukitwa mama chance yego turi ababyeyi kwitirirwa abana yibyariye yego va mu byo urimo cyangwa subira ikuzimu jya mu banyakuzimu bawe ariko ugenda wigaraguremo cyangwa ujye mu baganga bitiriwe izina ry'Uwiteka Imana bafite mwuka wera uvura aribo bashumba bacu aribo baganga ndetse mu buryo bw'umubiri ugana ikigo cy'indera niba bitakushobokeye uko iyo myuka mibi ikigo cy'indera nticyana yigukuramo indera ivura abasazi bano basaze barwaye toroma cyangwa bafite ibindi byabasajije ariko wowe iyo myuka mibi yo kwa Satani kurwamo n'abashumba sibyo bitwa abashumba bahagarariye Imana bagiwemo n'umwuka w'Imana basange vuba basange ndakubwije ukuri kwihoraho ndakubwije ukuri kuwamba duhamagaye ndakubwije ukuri kuwatugaburiye dushonje widusebereza Imana yacu ingemuro zuruta abandi bose kubera iki aha ndagisobanura kandi baze kucyumva neza kandi ntuzagikateho ntacyo nzakata ariko ngiyewe buretse gatoya ngiyo muye n'umuzimu ndahunga reka nsobanure ku kibazo cy'umurozi ngiye impamvu babwira ngo nge ndi umurozi uruta abandi bose nuko mfite Yesu nizera Yesu Yesu ndimo ntajya arogwa Yesu ndimo ntajya apfa Yesu ndimo ntakangwa n'abadayimoni ndetse Yesu ndimo na Satani ubwe ntabwo yigeze amukanga bisobanuye rero ngo ngewe ndi hejuru y'imbaraga z'abarozi bose ndi hejuru y'abaraguza n'abaterekera bose ndi hejuru y'abaraguza n'abashicisha n'abacuraguzi bose rero niyo mpamvu nkubwiye ngo dayimoni umuzimu nkubita hasi ikirenge rimwe akiruka agahita acaho nyagasani kuko nababwiye mu kiganiro cy'ubushinja nababwiye ngo sinjya mvugana na dayimoni yego nkivuga rimwe ahita yibwiriza ahita akiruka kuko ntaho twahurira ntaho duhuriye niyo mpamvu mvuga ngo dayimoni muzima aroroshye cyane niba yariyitiriye n'umuzimu kwanza mbivuge gutyo ntazajya n'umuntu umutinya mumbabarire mu babyeyi abantu bose bazajya bamwumva sibyo ntibazamutinye kandi n'undi niwe ntibazamutinye hari imbaraga z'Uwiteka Imana imbaraga z'Uwiteka Imana zibasha kunesha abadayimoni mama chance ndakubwije ukuri njye sindi umushumba sibyo ngenda umuvugabutumwa ndi n'umuririmbyi mwitorero Moriya Moton Church ngwino ngusengere dayimoni avemo akuvemo uvuge ibyiza uvuge ibihumuriza umutima none akora icyaha cyawe ku giti cyawe umenye ko ari icyawe ugiherane urumva ugenda ushanga umushumba wicuze agusabira Imana imbabazi ariko we kwizana ku nkoranyambaga Mutesi ntago afite na musengere ariko nabona byanze kuko yavuze ko yari afite misiyo ari kumwe na Mutesi yavuze ko ari misiyo wasanga misiyo yari afite rero ari niyo gutebeza Mutesi kuzimu kandi ikindi cya kabiri kwambara gazi iri impamvu yari yambaye ga kuko yari afite misiyo iyo agenda agakora mu kiganza cy'umushumba gutya atambaye ga ya misiyo yajyaga gupfa niyo mpamvu yitwaje iki ga buri iriya ga irimo ibanga niba baramuhaye ibintu apfumbata umutongera apfumbata yabonye kugenda afite ikiganza cyonyine hariya hahuriye abantu b'Imana benshi abakozi b'Imana benshi abantu b'Imana benshi abashumba benshi gogo yashingwe n'amakorari gogo yashimwe n'abashumba b'Ibuganda b'ibikibyo bose sibyo barahuruye abanyamakuru nabonye mwese mwagiyeyo urumva none se impamvu misiyo yahawe ibimutongerera avuga ati ambaraga hataza kugira n'umuntu uyiracyaga nakora gutya agakukora ku kaboko gutya kuko umuturahita upfa kuko yatwibwiye ko yari muri misiyo izo misiyo zidasobanutse rero izo misiyo zikuzimu nave kuzimu nave mu guterekera no kuraguza nave ubundi yavuye kwa Satani kwekere kuyoborwa na Satani ariko ese ubundi kweke ashaka ko Satani kwitwa umuzima ari byo bimuhahiti ubwo bivuze ngo naza umurambureho ikiganza yewe mama chance ndamubwiye ngewe nitwa Julienne Mukayiranga ayo mazina ayumvirize noneho ndamwibwiye neza naze nkubita ikiganza ku mutwe dayimoni hubu
aho bukema nyagasani ye kutwanduriza abana kuko nabonye aho dayimoni ijyana abana bacu urumva ngiye n'ubu mfite n'umujinya ngwiki mfite agahinda n'umubabaro nkagira umujinya w'abadayimoni ndashaka kubarimbagura bakarekura abana bacu niyo mpamvu ureba ingo zacu zasenyutse ingo ziragenda umwana arahubaka yakubaka kabiri gatatu urugo rugasenyuka kubera iki bagiye kuhabohera hariya nabonye sibyo we mama Chance yego niba imana yarakweretse gusengera indaya uzafate dayihatsu ushyiremo ibyo kurya uzunsura indaya wenda ntuzasure nge azasura indaya wese agusuye byakwa ntanjye nsuye nta kibazo kuko ndiyo nawe agusuye nta kibazo pe azaza nsure azanye dayihatsu ariko byo kujya abantu babeshya ngo bakunda indaya bakunda indaya ntacyo bazihase kubera iki nyagasani ko bakunda indaya ngo ugiye nk'Imana yarambwiye ngo nsengere indaya nta mufuka w'umuceri wazanye ngo urashaka gusengera indaya ntibakiyoberekanye nimba ukunda indaya koko vayo nsure by'ukuri najya kumusura nyine kuko akunda indaya ariko nanone dusubire inyuma turebe impamvu Imana yamutumye ku ndaya n'abajura n'abasinzi kandi yita dayimoni ni ukuvuga ngo ahunga abanyamwuka wera agasanga abadafite mwuka wera sibyo ariko nabyo yibuke ko hariya hari indaya ngenda ziyiziye ziraya kubw'ubuzima bwabo yego bakavuga ati tubona amaramuko ariko gusenga basenga ashwida no kuri barahari rero no kuvuga ngo ibyo ari byo byose ahubwo abantu b'indaya nkuko uyu umukobwa bivuze ntago ari njye ubivuze uyu mukobwa ubivuze abantu bakorewe umwuga w'uburaya bakiba babasinze nibahuguke baba maso mama Chance atabateberana ikuzimu kuko satani imitsindo ye cyangwa se ikuzimu bamutumye abo worohereye kugira ngo ahite batebezayo ahubwo babe maso n'uyiri kuvuga ngo napakira dayihatsu sibyo mana yanjye umva ese ko buryo bamushyira dayihatsu ibyo kurya yayireka yayifata pe kuko n'amafaranga dukoresha ntituzi aho agenda ava hari aba bayaterekereyeho hari bayavugiyeho ibintu byinshi sibyo yego hari n'ababa bavuye kuyaguriza ibintu nk'ibyo icyo nshatse kuvuga yego ko atemera abaganga bahawe ubwenge n'Imana yego kugira ngo bavure abantu bayo akabavuga ngo nta nundi wamushobora ngo ni Yesu wenyine Yesu ko atazamanuka ngo azamubwire ngo ngende Yesu azazira mu bantu nkuko nawe yaje twibwira ngo ni umudayimoni yego ni mama Chance waza avuga ngo ndi umuzima okay nagende sibyo yego azane dayimoni nyayo iyi dayimoni sibyo itaziye mu muntu izi twibwire ku nkoranyambaga ngo ngende dayimoni nibiraza ari amagufwa nibiraza ari icyuka kikaza ngo kikajya gihuha ariko naze kuko we yaziye mu muntu azavuga ko ari mama Chance nako ni mama Chance azavuga ko ari dayimoni none kubera icyo atemera ko abantu bahumekewe n'umwuka w'Imana abantu Imana yishiriyeho abaganga Imana yishiriyeho hari n'abaganga dufite mu buryo bw'umwuka batuvura rega abaganga b'imibiri aba batanga imiti batuvura basuzuma indwara nab'umubiri hari n'abaganga ndi kuvuga n'abaganga bo mu mwuka niba abaganga b'umubiri atabemera bavura indera akabatemera n'abaganga bo mu buryo bw'umwuka ngo bamuganirize bamusengere Yesu azamubona gute Yesu igihe cye cyararangiye urumva Yesu nzamukuboneramo Yesu nawe uzamumboneramo Yesu tumubonera muri bagenzi bacu sibyo mwuka wera agenda atubwira aciye muri bagenzi bacu sibyo kandi na Satani nawe aca mu bantu kugira ngo tugeragezwe sibyo rero nge ndumva Yesu ategereje ari uwo kwa Satani ni Yesu wipirase w'igipiratano w'inkorano ahubwo iryo shamba rero niryo ribe iryo shamba niryo barigitirisijemo abantu iryo shamba niryo bashatse kunjyanamo ahubwo reka mbanze mbabwire abantu bitwa ababyeyi abantu bakorera Imana uzi ko uri umubyeyi ukaba warabyaye imfura yego sibyo warabanje kubyara imfura fuka musenge
pfuka musengera abana bacu nidupfukame dusenga abapapa basenge abasore basengera abasore bagenzi babo kubera ko hari imyuka mibi yaje none ngera ishyamba ndirose kabiri kandi ishyamba ririya sengeramo ndi kuvuga kujya kuntebeza mu ishyamba kandi buri gihe mbirota mvuye kuri aya ma YouTube yanyu sibyo ariko uwa mbere ntiyanshoboye mama Sharo ntago waba urota ibyo waba wabonye kuri YouTube umva nkubwira impamvu ndi kubwira ababyeyi yego bajye baza bahangane n'aba bantu ko tubavuga gutya nk'uko mbavugaho yego sibyo bambaye imbaraga z'Imana sibyo yego kuko umuntu yatinyutse muri quartier hose baramuzi akabona nibihagije mu rusengero asengeramo baramuzi akabona nibihagije akavuga ati reka njye ku nkoranyambaga yego urumva yego amahanga yose ambone bisobanuye ngo abafite imbaraga zindi zikomeye sibyo umuvugabutumwa haguruka avuga ati kanjye kusubizamo abantu ibyiringiro mbabwire ko Yesu agikora mbabwire ko imfubyi zibohowe mbabwire ko abapfakazi bariye none undi we arajya kuri iyi nkoranyambaga avuga ati njye ndi umuzimu njye nkorera satani nkorana n'abarozi mvugana n'abarozi bisobanuye rero ababyeyi babe maso babe maso cyane cyane babe maso pe ariko kandi nigeze ko nanone ntari nabyibagirwa hano hantu njya nkunda kubona uriya mama mugore wa Tojene Asiya nongera musubiraho ko nkunda kugira iyerekwa kuri we wamenye ko yabonye umugabo w'umuzungu Imana ishimwe afite yarabonye umugabo w'umuzungu aza kumukwereka Imana ishimwe arumvishe nawe ngafite urusengero niba ngo muri Amerika mu rupfu rwa Gogo tujya gushyingura Gogo yego yari ari kumwe na Pastor Mutesi yego Pastor Mutesi niwe muntu bari kumwe mu rupfu rwa Gogo tubona mama Sharon yambaye mama Chance yambaye gaze umweru yego abantu benshi bakomeza kwibaza ngo ese nuko yambaye gaze umweru kandi gaze umweru tuzimenyereye zigeze hano mu nkokora tuzimenyereye ku bantu b'abageni tuzimenyereye ku bantu bari guterura umurambo yari yambaye zigere mu nkokora mu nkokora ngo ni sameye yari yambaye gaze zigeze hafi mu nkokora noneho izo ga naje kuzimubazaho arambwira ati ngiye rukundo rero izi ga nari nambaye mu bukwe ni nka hari ubukwe n'ubundi duherekeza Gogo ntago nshaka kuzivugaho ndi kuri YouTube ndi kuri channel yakira amafaranga ya YouTube yego ndi kuri channel ya YouTube yakira amafaranga aturuka kuri YouTube abivuze hose byagenda gute ari imbere ya channel ngiyo channel ngo hari ibyago byayibaho reka nkubwize ukuri buretse gato ansubiza yego iryo namubajije impamvu yari yambaye gatigeze aterura umuramba arambwira ati ngewe impamvu nari nambaye ga yego nzabivuga kuri channel idahembwa na YouTube itakira amafaranga ya YouTube nihe channels channel yiwe yitwa Mama Chance Official yego ngo niho azabivuga kuba yasobanura ibyizoga azabisobanura kuri channel yiwe hanyuma ukaba ukomeje kuvuga ngo abo bazimu n'abadayimoni be we ku giti cye bazavanwamo muri we n'abashumba kubera iki Pastor Mutesi ari inshuti ye tukaba twaramubonye mu gushyingura Gogo bari kumwe bari kumwe bakaba baraje no mu modoka imwe nejo naba naragiranye n'ikiganiro umukobwa witwa Diane umukobwa we akaba yiyemerera ko uwo mukobwa ari indaya yego kavuga ati ngiye Mama Chance niba avuga ko we yemerewe gufasha indaya naza mfashe azanye na dayihatso y'ibiryo yuzuye amfashe ndi indaya nge ndabyiyemerera ngewe noneho nzasigare ntanga ubuhamya ko Mama Chance yankoye hehe mu buraya naza mereho nge nzamutangira ubuhamya ariko ni nabyo yatumwe kunda akose rero ugashaka kunsetsa oya reka nkubwire we yaraje aravuga ngo ndaje kukakumvisha ngewe naza nkure mu mwuga w'uburaya nge ndi indaya ndanabyemerera ariko ni nabyo natanamera hahere no ku bandi bagenzi banjye naza mereho
nje nzaze nanga ubuhamya cyangwa se n'abandi bagenzi banjye bazaze bagira ute batanga ubuhamya. Ese nuko iki Pastor Mutesi, duhere kuri Pastor Mutesi. Kuki Pastor Mutesi atagira mama chance inama yo kuba yareka umudayimoni umugendamo, ahubwo akaza mu mihanda avuga ati ngewe mu mashance umuzimu yamvuyemo, ahubwo naje gutya. Imyaka yanyu telefone wowe watindaga nko kuri telefone babyitaga gute? Hoya nje ntangira gukura mbese bagutereta. Ngewe nyiteretwa nta telefone zabagaho, wabaga yifite yari umukire. Yari umukire cyane. Wavaga ahangaho ukajya kuvugira kuri telefone ukagenda nk'ibirometero bingahe. Kugira ngo usange umuntu ufite telefone cyangwa ujye hahandi hari za telefone za tuvugane. Rero no kuvuga ngo twebwe iyo twashaka umuntu yashaka gutereta yagenzaga amaguru ye cyangwa akagenda ku igare akajya kwishyura ijana. Ajya kwishyura ijana. Konge kera twakuze n'ubundi tunatwara amagare, ubu ngenzi gutwara igare. Uzi kunyonga? Kera ngewe mu Mutara hariya natwaye igare ivumbi riratumuka. Nyine uzi kunyonga? Ngenzi gutwara igare. Nise watwara igare ntiba bari kunyonga? Kunyonga oya ngenzi gutwara igare. Winyobya nge nyakubwiye ko nzi kunyonga igare. Uzi kunyonga igare none se hagusuma amasharo wabaye? Nzi gutwara igare ariko kunyonga igare. Ariko ntukanjyane mu mico y'abana. Ngewe nzi gutwara igare. None se reka nkubaze. Iyo uri gutwara igare uri kugira si ukunyonga igare? Wowe fata kimwe ko nzi gutwara igare none. Uzi kunyonga igare. Wifata uko biri. Yego. Ase nibiki ubutekereje? Ariko se kuba cyo wowe utekereje? Yewe nzi kwinyongera igare. Nzi gutwara igare rero. Hello. Mutesi ntabwo ajyaga gufasha mu mashance kuko nigeze kumva ikiganiro avuga ati ngiye buriya nari ndi kuri misiyo. Iyo misiyo rero ajya kuyijyamo dushobora kugendana mu modoka, dushobora kuryama hamwe, dushobora no gusangira, ariko mu by'ukuri ntazi uko utekereza, ntazi ikikwihishemo. Ahubwo ni ukuvuga ngo Mutesi niba koko ari inshuti ye, ni umushumba uvuga mu izina rya Yesu, naganirize mama chance amuganize koko amenye neza niba ari umudayimoni kuko yivugira ati ndi umuzimu. Amenye neza niba ari umudayimoni, niba yaratumwe n'ingabo zikuzimu urumva gusarura ubwoko bw'Imana. Mutese nawe asenge ahamunaniye ahamagara abashumba bagenzi be abwira ati reka dusenge umudayimoni uri mu muntu. Erega buriya niba ari na dayimoni yamugiyemo, sibyo uriya mubiri rero turashaka ko dayimoni asohoka mu izina rya Yesu. Undi ariko wazabwiye mu mashance akaza nkamukoraho nkamusengera dayimoni akamufubuka. Mwibwirire avuga ko ari umudayimoni, undi mwanya akavuga ko nta muntu wemerewe kuba yamukuramo ibisazi afite usibye umwami umwe ngo waje yambaye ikanzu na rugabire, niwe wabasha kugira ute kuba yamukuramo muri iyo misiyo yiwe. Urakoze. Yesu icyo akora akorera mu bantu. Niwe watumye aba baganga ibaha ubushobozi bwo kuvura indwara z'ibisazi. Buriya abaganga ni abaganga batuvura mu buryo bwo mu isi ariko bafatanyije n'ijuru. Noneho niba abaganga mu isi batamushobora, umuganga yizera ko yamushobora akamuvura ibyo bisazi ni Yesu. Ariko reka turebe Yesu yahamije, Yesu atababaje, Yesu atarishushanyije imbere ye. Yesu wowe avuga n'uwuhe? Yesu waza kumuvura ibyo bisazi nafate kimwe, sibyo tugiye narabimubwiye, tumenye ngo ni umudayimoni wabimukuramo. Nafate kimwe bari abantu iyo banduye ntago bamenya ko banduye, kandi aba bantu bashaka kumvisha abantu benshi ko ari abakozi b'Imana, ndetse bafite imyuka ituma bamwe babemera. Ariko nibarebe guhakana kw'Imana, niba hakana akavuga ngo ni umuzimu, Yesu subwo urumva nawe yamuvura? Yesu ntago yamuvura. Ikintu nge kincanga umwanya muto avuga ko ari umuzimu, undi mwanya akavuga ngo umuntu wese wemerewe kumukuramo ibisazi ni Yesu wambaye ikanzu y'umweru na rugabire wamaze niba ari iminsi 90. Reka nkubwire, Yesu wenyine niwe umuzi neza nanone ku rundi ruhande.
twebwe yatwibwire ko ari umuzimu ntitwari twabona aho yatebereye mu mva ntitwari twabona avuzuka gusa twamubonye nka mama chance ni nk'umwange namubonye nka mama chance ku nkoranyambaga ariko afite ishyamba asengeramo abona ryamo byango kusabire Katonda akuwamanye akujye ko ezemandwa akujye ko abo badayimoni bakuzuye yakasani naze hano agiye message yihuse rero kuri mama chance message yihuse kuri mama chance ubundi dusoza ikiganiro message yihuse kuri mama chance nuko namwihutisha nongere mbisubiremo nkamubwira akaza tukamusengera twebwe buriya uriya muririmbyi yararimbye ngo nta soni ifite usigize ibyaha byanjye bisone ngo nanjye ubu nta bwoba mfite bwo guhangara dayimoni nka kubita ku kiganza cyanjye dore Imana yampaye kinini we kubita badayimoni bageta bazima kandi kwizera niko gukora byose. Reka ngusuhuze ngo ikaze wowe udahwema gukurikira ibiganiro bya Rukundo Empire ndagusuje kandi nguhaye n'ikaze wowe ukunda ukanakurikira ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi uruw'ingenzi. Reka nangire nsuhuza abantu baherereye mu mande z'isi zose zigiye zitandukanye, inshuti z'u Rwanda muri rusange, abatwereka ko badukunda natwe turabakunda cyane. Ntago wakunda umuntu ku gato ahubwo umukunda kubera umutima wawe cyangwa se kubera ko bikurimo. Nkamenyereye gukurikira ibiganiro byacu dukunda gukorana n'uyu mubyeyi kandi mukanatwereka ko mubikunda, mukanatwereka muri comment ko tuba twagerageje byari byose dukora iyo bwabaga mukabikunda. Reka nongere numuhe ikaze nanone kuri Rukundo Empire. Ndabashuhuje mwese. Nari ngiye kuvuga ngo Yesu akuzwe. Yesu ashimwe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yego. Ndabakunda. Natwe turabakunda. Ndabakunda ndi wa mubyeyi nanone wongeye kugaruka kuri Rukundo Empire. Imana ibampera umugisha. Amakuru y'iminsi rero. Amakuru ni meza ariko ntago ubona ko mba ndi rwose nta kibazo mfite pe. Ufunzemo boko. Bameze neza amahoro yuzuye umutima. Yego yego. Mu by'ukuri tukiri mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara ariko ubu ngo meze neza. Ubu meze neza. Nta kibazo. Nkokuri nta kibazo. Yego. Hanyuma rero twakoranye ikiganiro ejo bundi abantu baragikunda banatwereka ko baba ku ruhande rwawe rumwe. Handi bajya ku ruhande rw'undi muntu nawe twe twakoze ikiganiro. Yego. Ariko nza kugirirwa amahirwe n'umugisha byo kugira ngo uwo muntu mwakire mu kiganiro, ariko ndagira ngo ikiganiro cyacu kugira ngo kize kugenda neza cyangwa se gihabwe umugisha, ndagira ngo dutangire ikiganiro uturagize Imana cyangwa se uduhesha umugisha muri iri sengesho kugira ngo ikiganiro cyacu kize kuyoborwa na Mwuka Wera. Reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka nyiribihe, Imana y'amahoro, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, turagushimye twebwe wemereye ko duhume kunguka abazima, nta kiguzi twatanze, suko dukiranuka kurusha abandi, ntago turi beza kurusha abandi, ahubwo ni kubw'impuhwe n'imbabazi utugiriye. Turagushimye rero ko warinze nyakubaha Imana twese abadukurikirana inshuti za Empire. Urakoze ko waturinze kandi n'abarwayi nabo ndabizi neza ko bari hafi. Rero gomeza kuturinda uturengera abari butwumve bose. Uwiteka nyiringabo nukuri bye kuba imfabusa ahubwo bigire icyo bimara mu buzima bwabo uhereye none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yego butwinjira rero mu kiganiro. Ubabazimu bose turi buze guhura nabo mu kiganiro turabatsinze. Twabakuye bose twabavunaguye. Twabatsinze cyane. Natangiye ikiganiro mvuga ngo amakuru y'iminsi. Amakuru y'iminsi mumeze muti? Amakuru n'ukuri tumeze neza. Turi guhinga, turi mwihinga. Natinda kubivuga. Turi mwihinga tumeze neza. Abana bacu ni bazima, ndi kuvuga banje ni bazima, nanjye ndi guhumeka umwuka w'abazima. Rero urumva ameze neza. Nawe se ujya uhingara? Koko je ndahinga. Uruna mufite akagongo ko guhinga no gutera ibishyimbo? Je ndahinga ndakomeye. Cyangwa urahingisha? Oya nje ndahingisha ariko nkanihingira. Ukanihingira? Ase tuganire.
urubyiruko rw'iki gihe iyo umuntu yatinze kuri telefone cyangwa se ari kuvugira kuri telefone tuvuga urugero ariko nko gutereta sibyo bakunda twebwe urubyiruko nyine tukunda kubyita ngo ari guhinga yego reka nsobanure uretse gato noneho twebwe tukavuga ngo iyo utinze kuri telefone uba uri guhinga sibyo noneho cyangwa se shangwa ngo urahinga yego mwebwe kera mu myaka yanyu telefone wowe watindaga nko kuri telefone babyitaga gute hoya nge ntangira gukura mbese bagutereta ngewe nkiteretwa nta telefoni zabagaho wabaga yifite yari umukire cyane wavaga ahangaha ukajya kuvugira kuri telefone ukagenda nk'ibirometero bingahe kugira ngo usange umuntu ufite telefone cyangwa ujye hahandi hari za telefone za tuvugane rero ni ukuvuga ngo twebwe iyo twashaka umuntu iyo ashaka gutereta yagenzaga amaguru ye cyangwa akagenda ku igare akajya kwishyura ijana ajya kwishyura ijana kuko njye kera twakuze n'ubundi tunatwara amagare ubu ngenzi gutwara igare uzi kunyonga kera ngewe mu mutara hariya natwaye igare ivumbi riratumuka nyine uzi kunyonga ngenzi gutwara igare nese watwara igare ntiba bari kunyonga kunyonga oya ngenzi gutwara igare winyobya nge nakubwiye ko nzi kunyonga igare uzi kunyonga igare none se hagusuma amashari wabaye nzi gutwara igare ariko kunyonga igare ariko ntukanjyane mu mico y'abana ngewe nzi gutwara igare none se reka nkubaze iyo uri gutwara igare uri kugira si ukunyonga igare wefata kimwe ko nzi gutwara igare none uzi kunyonga igare wifata uko biri yego ase n'ibiki ubutekereje ariko se kubera iki wowe utekereje yewe nzi kwinyongera igare nzi gutwara igare rero halo wowe ushaka kugira ngo nseke abantu koko erega abantu bo mu Mutara tuzi ko baba bazi kunyonga igare kabisa oya ariko ngende ndi seriye twakuze ngende nakuze ntwara igare byane bitoki mu isoko wanyongaga igare nk'ibirometero nka bingahe yego ko hari ahantu dutuye kandi kugira ngo ugeraho aho twagiyaga dutwara igare bahagendera inote y'igihumbi cyangwa nkaritwara nkava iwacu nkagera Nyagatare mu mujyi kandi kuva iwacu ujya Nyagatare bahagendera ibihumbi 2 urumva rero hari kure cyane ni kure cyane kabisa yego ngayo nguko twinjiye mu kiganiro cyacu genda mu bite meze neza ngoja mu yego hanyuma bana bari baje ariko abana n'umugisha nari yego hanyuma nari nkubwiye ngo dukomeje ikiganiro cyacu yego uyu munsi wa none nakubwiye ngo nagiranye umugisha no gukorana ikiganiro avuga ngo n'umuvuga butumwa yego witwa mu mashansi nawe tugirana ikiganiro nza kugira ibyo nkubazaho ariko kuri uyu munsi wa none hari ibyo kuri uyu munsi wa none atemeranywa n'abakomeje kumuvuga ko yari yivangirwa arimo yego abandi bagakomeza ngo ni umuzimu koko abandi bakavuga ati satani ntiyanakwemera ngira ngo wagire umugisha no kumva ikiganiro twakoranye urakoze mu by'ukuri ashobora kuba ari umuvugabutumwa nk'uko tubizi cyangwa tubyumva yego kuko nge sindanamubona havuga ubutumwa sindanamenya n'urusengero asengeramo kuko namubonye ku nkoranyambaga urumva sinamuvuga nk'umuzi yego ahubwo navuga ku byo yivugiye ubwe ku byo yivugiye kabisa ku bwo yivugiye kuko nazarakarire n'abantu niba ari n'umuvuga butumwa akaba ashaka hiti ariko akabishaka hiti mu bintu bijyanye no gusenya abantu b'Imana cyangwa no gusenya umurimo w'Imana cyangwa no kuvanga umurimo w'Imana no kuvangirwa no kuvanga rega umuntu yavangavanze aba yavangiwe niba mvuze ngo ndi umuzimu mu kandi kanya nkavuga ngo ndimo mwuka wera yego ubwo nakavuga ngo ndi umuzima handi nkavuga ndi marayika ubwo ni ukuvangira ubwo ni ukuvuga ngo mba navangiwe rero niba ashaka na hiti icyo namugiraho inama kandi namusaba pe kandi n'ababyeyi barimo Kristo Yesu ibyo ari byo byose mu by'ukuri twebwe twakora icyaha ku giti cyacu tugakora icyaha ku giti cyacu tukamenya ko twatsinzwe yego ariko nitubigire publicité
ngo tugende tubibwira abantu ni urugero Mama Sharon nibye Mama Sharon nibye kwiba ni byiza nkajya kuri kamera nkashishikariza abantu nkabereka uwo ndiwe nyamara muri society cyangwa se abantu benshi bari bazi ko ndi umugore umuvuga butumwa mu kandi kanya ngiye kuri kamera mvuga ngo ndi umujura nibye kwiba ni byiza sibyo no kuvuga ngo rero ibyo ari byo byose niba nashaka hiti ntago yashakira hiti ku mana ntago yashakira hiti mu gusebya Imana yacu ntago yashakira hiti ku bantu bapfuye ntago yashakira hiti yo kuvuga ngo ni umuzimu mu kandi kanya ngo ngenda shaka hiti ahubwo natuze hiti nayishaka iyo azamukana amagambo meza y'Imana akasoma Bibiliya imbere y'amacano cyangwa imbere ya kamera abantu bose nukuri hiti yayibona ariko umenye ko buretse gato umenye yuko kuri iki gihe abantu benshi bakunda kumva ijambo ry'Imana yego numwe kwijana yego cyane kumva uzanarebe hari n'abantu batagira ute batajya bumva ukuri yego ahubwo bakiyumvira iki ibinyoma turi ku isi dutandukanye rero no kuvuga ngo ijambo ry'Imana ravuga ngo wera yere uwandura gomeze yagize gute yandura mu by'ukuri se niba avuga ko ari umvuga butumwa mu kandi kanya akajya kunezeza abagikuzimu cyangwa se abakorera shitani abaraguza n'abaterekera akajya kwirirwa banezeza kandi mu kanya kamwe ari mu iyobokamana mu kandi kanya akajya kwa satani urumva ngewe ndumva mu byo muri make yashaka hita atashaka hita ibyo ntago bindeba nge ndi kuvuga ikintu kimwe yego sibyo ndi kuvuga ngo nareke sibyo ibyo gufatira hiti ku Mana yacu twebwe tuzaho Imana yadukuye yego mu by'ukuri niyo nashobora gukora icyaha ngewe ubwanjye ariko sinyitere mu bandi sinyisansabirize mu bandi sibyo niba nagira umugisha wo gupfukama ko kanya ngo nihane Imana inyemeze iby'ibyaha byanjye cyangwa mwuka wera nyemeze kongera nkihana naceceka nkihana mu mutima byakwanga se nkabikora ngenyine ariko sinajya kwitangazamakuru ngo mbishishikarije abandi Mama Sharon menye yuko kandi nzi ko ari umukristo menye ko nta muntu yigeze ameshoninga izina rye impamvu we yaraje aravuga ati ngende umuzimu kandi ndanabyemera reka nkubwire rero yego ikintu nkubwira cyo nta hiti irimo mu by'ukuri nibwo yavuga ngo ashaka hiti n'ababibona bakavuga ngo uriya mugore ashaka hiti kuko nagiye mbibona mu makomenti abandi ngo uriya mugore ngo avuga amagambo y'Imana ngo ni n'umukozi w'Imana ngo ariko kugira ngo uzamenye imvugo ye ngo imvugo yirajimije yego mu by'ukuri hari abantu batazi imvugo ijimije hari n'abayizi kuyisesengura yego kuko turi ajya amenya ko turi mu isi kandi abatezwe amatwi n'abantu benshi sibyo hari abamubonye bumva ibyo avuga barajyana hari n'abamubonye bumva ibyo avuga ntibibaho mu buzima sibyo rero ibyo ari byo byose niba nashaka hiti nashakira ahandi hiti kandi niba ari n'umuzimu naba umuzimu ibyo nta n'ubimwangiye nashaka avuga ati ngendira ushoferi sibyo umuzimu waroroshye navuga ati ahubwo ngenda ishitani umuzimu aroroshye umudayimoni uyu uza Mama Chance kuba ari umuzimu aroroshye cyane njye kuri njye ntago yambwira ngo umuzimu ubundi umuzimu ikintu cyitwa umuzimu yego dayimoni Mungu wangu dayimoni ni ikintu cyoroshye kuri njye ntabwo icyo dayimoni ntiyankanga kuko njya nkunda kubwira abantu nkababwira iyo bambwiye ngo runaka ngo runaka ngo ni umurozi ngo ceceka atazakuroga njye mbabwira ko ni njye murozi uruta abandi bose kubera iki aha ndagisobanura kandi baze kucyumva neza kandi ntuzagikateho ntacyo nzakata ariko ngewe buretse gatoya ngiyo mbuye n'umuzimu ndahunga reka nsobanure ku kibazo cy'umurozi ngiye impamvu babwira ngo nge ndi umurozi uruta abandi bose nuko mfite Yesu nizera Yesu Yesu ndimo ntajya arogwa Yesu ndimo ntajya apfa Yesu ndimo ntakangwa n'abadayimoni ndetse Yesu ndimo na Satani ubwe
ntabwo yigeze amukanga bisobanuye rero ngo njyewe ndi hejuru y'imbaraga z'abarozi bose ndi hejuru y'abaraguza n'abaterekera bose ndi hejuru y'abaraguza n'abashicisha n'abacuraguzi bose rero niyo mpamvu nkubwiye ngo dayimoni umuzimu nkubita hasi ikirengeri rimwe akiruka agahita acaho nyagasani kuko nababwiye mu kiganiro cy'ubushinja nababwiye ngo jye sinjya mvugana na dayimoni yego nkivuga rimwe ahita yibwiriza akiruka kuko ntaho twahurira ntaho duhuriye niyo mpamvu mvuga ngo dayimoni muzima aroroshye cyane niba yariyitiriye n'umuzimu kwanza mbivuge gutyo ntazajya n'umuntu umutinya mumbabarire mu babyeyi abantu bose bazajya bamwumva sibyo ntibazamutinye kandi n'undi nawe ntibazamutinye hari imbaraga z'Uwiteka Imana imbaraga z'Uwiteka Imana zibasha kunesha abadayimoni ko nabonye hari abana batangiye b'abakobwa kuvuga ngo bafite ubwoba kuba bari buze kugenda mu nzira bagakubitana n'umuzimu wa mama Chance baravuga ukuri ngo mfite ubwoba bwo ko ndi buze kugenda mu nzira bakubitana n'umuzimu wa mama Chance mu by'ukuri biragoye kugira ngo urebe umuntu yivugira ngo ngende umuzimu naturutse kuzimu biragoye kandi nanone kugira ngo wumve umuntu avuga ati nge narapfuye urumva ku bana batari bakomera ngo bamenye ngo dayimoni tugomba kubita hasi ikirenge cyangwa tukavuga rimwe akagenda urumva batinye yego ariko nanone nsubira kuri abo bana ntago ari ukubahabura ejo bundi nagize inzozi nagize iyerekwa mu by'ukuri abo bana banasenge cyane nagiye kubona mbonye umugore umwe anjyanye ahantu mu ishyamba ngeze mu ishyamba anjyana ariko mpetse umwana mbona mpetse umwana ukiri uruhinja kandi ngiye umwana wanjye amaze gukura ntago nyimuheka kuko ntago ari uruhinja urumva agiye kuza imyaka 4 urumva rero nanjye nifite akabebe kagatoya ngo noneho ngenda nambaye igitenge mpetse umwana nk'umubyeyi nteze igitambaro ariko anjyana ahantu mu ishyamba ambwira ngo anjyanye mu mujyi ngezeyo tugeze ahantu mu ishyamba ndamubaza ngo kubera icyo njyanye hano hantu kandi wambwiraga ko tujye mu mujyi arambwira ngo buretse ngo ngiye kukwereka ahantu uzajya ucururiza bitonde rero niyo mpamvu bitonde noneho njyanye mu mujyi aho ngaho sinabona umujyi njyanyemo sinabona n'ikibanza njyanyemo sinabona n'inzu ngo ngiye kubona mbona aragiye ihene mbona aragiye uduhene twananutse ariko tw'udukara uduhene n'udukara n'utwiso n'udukara ariko twananutse ubyumve ugereranye nk'agahene kavutse gatoya noneho ugafotoreka ari umukara tsiriri ariko ngo ari uduhene twinshi twuzuye ishyamba ngo ndamubwira ngo se aha niho ucururiza ko nta soko rihari ibi nibyo ucuruza arambwira ngo reka tube tugumanye hano yewe turagire zino hene ndamubwira ngiye sinjya ndagira ihene izi hene izi ni ihene zisanzwe izi hene ntago ari ihene aba ni abazimu ihene z'umukara gusa nta n'irindi ribara na rimwe ririmo n'amaso ari umukara ngo mwavuga ngo nimunandebe birangije urumva nanze ko kwandagize ihene turagenda ako kanya ngo nanze ko kuguma aho ngaho aranjyana tutambutseho gato dusanga inzu imeze nka gereza iri mu ishyamba hagati mu ishyamba ngiye kubona mbona hari akagereza ibintu mbabwira nibyo nagize iyerekwa mu byumve ntago ari ibyo kwishushanya ntago ari ibyo kubeshya nta nubwo ari ibyo gucuruza ku nkoranyambaga njye nababwiye ko iyo ngiye ku nkoranyambaga simba nje gucuruza mbaje kugira ngo mganirize abantu biterwa n'ikiganiro najemo ariko ntago ari ibyo gucuruza noneho ngiye kubona mbona iyo nzu ashaka kunkurura ngo njyane iyo nzu ngiye kubona mbona ifungiranye abana b'abakobwa beza cyane abafite imisatsi abafite natirere abagore beza cyane ababyeyi beza abapapa beza ngo ndaje ashaka kunkurura ngo njyane ndambwira ngo sinjyamo nkitwana nawe ngo sinjyamo ngiye kubona mbona harimo n'umwana umwe ngo nkabona mwiyereko kuko namubonaga mwiyereko ariko nkabona ngo ndamuzi ngo ndavuga ngo yebaba we noneho ngo akimara kunkubita amaso namwe ngo yewe we ngo mashara ngo naye bakuzanye hano ngo ndavuga ngo se ahubwo ninde wabazanye hano mwebwe
ako kanya nyihanga mu uwo mugore nkambwira nti kubera icyo unzanye hano aba bana ubundi mwabafungira iki hano ubundi abana baba mu ishyamba gute abakobwa beza ngo ndababona nkavuga ngo mbega abana beza bari abakobwa beza cyane b'imibiri yombi nk'uko abantu bazima mbabona gutya bafungiranye muri gereza ndangije ngo njya nkitera amahane nawe mubwira nti ni gute wajyana abana kubafungirana hano n'abagore n'abagabo kubera iki ngiye kubona mbona ku ruhande hari abaririmbyi ndangije ndamubwira mwaza abo baririmbye ni gute muririmba hano mukaririmba indirimbo z'Imana kandi mubona hari abana bafungiranwemo hano muzi inzu iri hano irimo abana bafungiranwemo ngo bakinsubiza harimo abamama harimo batari bansubiza ako kanya urumva ko kunjyana bo byari byanze kuko nabwiraga baririmbye ifite umujinya mbabwira ni gute mushobora kuhagana mu karirimba aba bana bafungiranye hano n'abagore n'abagabo mutabasha kubona inzu muraririmba ibiki byo muririmba n'ibiki yego nagiye kubona mbona ako kanya kuko namunaniye ngiye kubona mbona mpingutse ahantu hari urukuta rurerure ndi hasi urukuta rurerure ntaribona ukuntu nzamuka ari umwana ndamwururutsa kandi nabonaga ari agahinja mpetse ndavuga ngo uyu mwana ndamwururutsa gute ndamusiga se gute kandi umugongo ko numva watandukanye ngo nkibyibazaho ndeba urukuta rurerure kandi ruriho bya byuma bikebana ibyuma bikebana ku buryo utushiye gato bishinyitse amenyo ibyuma binini bishinyitse amenyo mbese nk'aya masuka ya majagu ariko byo bishyashya bibengerana ubona ko bityaye ngo ndagije ngo ndavuga ngo use ndambuka uyu musozi gute nkibyibazaho kandi numva umugongo atandukanye nagiye kubona mbona umugabo aje atavuga araza afata ku mugongo wanjye numva akifataho gutya numva uricometse numva noneho mbashe guhumeka numva mfite imbaraga yahise amfata akaboko aranzamura nzamuka uwo musozi bisobanuye rero ngo abo bana bafite ubwoba ahubwo nibagira ubwoba bw'ibindi nibagira ubwoba bw'ibindi bagira ubwoba bwo kwihana icyaha n'igisa nacyo kugira ngo begere umukiza Yesu azabaneshereza Yesu azabarenza abazimu Yesu azabareza abashaka kubatambika uzimu kandi ndabwira ababyeyi nanjye ubu navuye mfite intego aho mbacika nagize intego yo gusenga wacitse kwa Shatani nabacitse da kuko nabonye umugabo nzamura kandi ikindi cya kabiri cyanejeje muri byose uwo mwana nubwo byari byancanze ukuntu ndi bukure mu mugongo nkamusiga kandi nkabona nubundi nibuzamuke bijyananiye n'umugongo ariko uyu muntu nagiye kubona mbona umuntu umugabo araje asannye umugongo ukoze hura unumva urateranye arananzamura bisobanuye ngo rero nacitse kuzimu bisobanuye ngo abadayimoni ntago bampangara bisobanuye ngo umwana namanukanye banyibeshyeho bagira ngo nta mwana w'umwuka wera mfite bashaka kuntebeza nk'aho abandi babatebeza ariko Imana ishimwe Yesu wacu ashimwe yuko haje umugabo iyo tunaniwe ntabwo turi abacu ngo twigenge iyo tunaniwe tukananirwa hari imbaraga z'umwuka wera iyo tutaraguze ngo duterekere iyo tutizera izo mbaraga z'abarangi iyo tutizera izo mbaraga z'abapfumu twizeye uyu mugabo witwa Yesu abona aho tunaniriwe akaza akatuzamura mu by'ukuri nshima Imana nshima na Yesu ko yanyoherereje umufasha akamfata mu mugongo nkazamukana umwana wanjye w'uruhinja uwo mwana wanjye bisobanuye ko ari uruhinja rw'umwuka wera bibeshye ko ntafite mwuka wera ariko mwuka wera nari ndi kumwe nawe tugaruke ku magambo ya mama Chance hano twaraganiriye tungirirwa umugisha wo kuganira nawe ndangije umva ukuntu namubajije yego wize gukiza abasazi binyuze mu bwenge yahawe yambaye umva hano yarambaje naramubajije ati se ibijyanye nuko bavuga kuri umusazi bimeze bite umva ukuntu yansubije yego wize gukiza abasazi binyuze mu bwenge yahawe yambaye umubiri ntago yapfa kunkura muri bisazi ngo bikunde umuntu cyo koza wagerageza kunkura muri bino bisazi ni umugabo umwe waje akamara imyaka muri 30 afite umuvuduko nta kimuhagarika yambara ikanzu imwe na rugabire kandi ari umwami w'abami yego akambara rugaba imwe n'ikanzu imwe kandi yakambaye amakositimu umuntu wabasha kumagarika muri iyi misiyo ni umugabo umwe wemeye kuvukira mu muvure abandi bana bavukira ahantu heza ariko abandi bantu bose nibashake bahamagara ibigo byo mu byahe byose bifata abasazi nta muntu wabingiza
urakoze cyane. urumva ko nta muntu mu mwanya mutoya avuga ko ari umudayimoni, undi mwanya akavuga ko nta muntu wemerewe kuba yamukuramo ibisazi afite, usibye umwami umwe ngo waje yambaye ikanzu na rugabire, niwe wabasha kugira ute kuba yamukuramo muri iyo misiyo yiwe. Urakoze. Yesu icyo akora akorera mu bantu, niwe watumye aba baganga ibaha ubushobozi bwo kuvura indwara z'ibisazi. Yego, buriya abaganga ni abaganga batuvura mu buryo bwo mu isi, ariko bafatanyije n'ijoro. yego. Noneho niba abaganga mu isi batamushobora, umuganga yizera ko yamushobora akamuvura ibyo bisazi ni Yesu. Ariko reka turebe Yesu yahamije, Yesu atababaje, Yesu atarishushanyije imbere ye. Yesu wowe avuga ni uwuhe? Yesu waza kumuvura ibyo bisazi? Abana ari umudayimoni. Nafate kimwe, sibyo? Tugiye narabimubwiye. Tumenye ngo ni umudayimoni wabimukuramo. Nafate kimwe, bari abantu iyo banduye ntago bamenya ko banduye. Kandi aba bantu bashaka kumvisha abantu benshi ko ari abakozi b'Imana, ndetse bafite imyuka ituma bamwe babemera. Ariko nibarebe guhakana kw'Imana, niba hakana akavuga ngo ni umuzimu, Yesu ubwo urumva nawe yamuvura? Yesu ntago yamuvura. Ikintu nge kincanga, umwanya muto avuga ko ari umuzimu, yego. Undi mwanya akavuga ngo umuntu wese wemerewe kumukuramo ibisazi ni Yesu wambaye ikanzu y'umweru na rugabire wamaze niba ari iminsi 90. Yego, reka nkubwire, Yesu wenyine niwe umuzi neza. Nanone ku rundi ruhande, yego, twebwe yatwibwire ko ari umuzimu, ntitwari twabona aho yatebereye mu mva, ntitwari twabona avuzuka, gusa twamubonye nka mu mashanse. Ni nk'umwange namubonye nka mu mashanse ku nkoranyambaga, ariko afite ishyamba asengeramo, abona ry'amanukira. Iryo shyamba rero niryo ribi, iryo shyamba niryo barigitirishirijemo abantu, iryo shyamba niryo bashatse kunjyanamo. Ahubwo reka mbanze mbabwire abantu bitwa ababyeyi, abantu bakorera Imana, uzi ko uri umubyeyi ukaba warabyaye imfura, yego, sibyo? Warabanje kubyara imfura, fuka musenge. Fuka musengera abana bacu, nidupfukame dusenga, abapapa basenge, abasore basengera abasore bagenzi babo, kubera ko hari imyuka mibi yaje. None ngera ishyamba ndirose kabiri, kandi ishyamba ndiri yasengeramo, ndi kuvuga kujya kuntebeza mu ishyamba, kandi buri gihe mbirota mvuye kuri aya ma YouTube yanyu, sibyo? Ariko uwa mbere ntiyanshoboye. Mama Sharo, ntago waburota ibyo wababonye kuri YouTube. Umva nkubwira impamvu, ndi kubwira ababyeyi, yego, bajye baza bahangane n'aba bantu ko tubavuga gutya nk'uko mbavugaho, yego, sibyo? Bambaye imbaraga z'Imana, sibyo? Yego, kuko umuntu yatinyutse muri quartier hose baramuzi, akabona nibihagije, mu rusengero asengeramo baramuzi, akabona nibihagije, akavuga ati reka njye ku nkoranyambaga. Yego, urumva? Yego, amahanga yose ambone, bisobanuye ngo abafite imbaraga zindi zikomeye, sibyo? Umuvugabutumwa haguruka avuga ati kanjye kusubizamo abantu ibyiringiro, mbabwire ko Yesu agikora, mbabwire ko imfubyi zibohowe, mbabwire ko abapfakazi bariye. yego. None undi we arajya kuri iyi nkoranyambaga avuga ati njye ndi umuzimu, njye nkorera Satani, nkorana n'abarozi, mvugana n'abarozi. Bisobanuye rero ababyeyi babe maso, babe maso cyane cyane, babe maso pe. Ariko kandi nigeze ko nanone ntari nabyibagirwa hano hantu, njya nkunda kubona uriya mama mugore wa Tojene, Asiya, nongera musubiraho ko nkunda kugira iyerekwa kuri we. Wamenye ko yabonye umugabo w'umuzungu? Imana ishimwe. Afite yarabonye umugabo w'umuzungu, ndaza kumukwereka. Imana ishimwe. Arumvishe nawe ngafite urusengero niba ngo muri Amerika. Yego, w'umuzungu kabisa, umeze neza rwose. Mboneho no kumubwira cyane cyane niyumva iki kiganiro cyangwa abamuzi, nabonye mwiyerekwa muri aba bagore bakunkoranyambaga bakomeye, cyangwa se bavugwaho cyane, bazwi. Apfuka amasenge kuko mu bashakishwa arimo,
mu bashakishwa kugira ngo bamujyane bamushyireho iyo myuka mibi bamujyane ikuzimu kandi kukujyana ikuzimu nta kundi erega kujya ikuzimu si ukunguku bazajya ikuzimu hano hasi ubwo bivuze ngo nawe ashobora n'imbaraga mbi kwigendera oya apfukame yarabananiye ikintu mbabwira cyo yarabananiye kubera amasengesho ariko ahise yarasenga pe ariko agomeze yongera asenge ntazahindurwe n'ibihe ahubwo azajya agomeza umwami yizeye uyu mwami w'ukuri azagomeza mwizere dayimoni ntazamushobora ariko ku rutonde mubo bashaka kugira ngo bamujyane ikuzimu bamujyane muri iyo myuka mibi asi yarimo hanyuma rero mama chance akomeza kuvuga ngo njyewe ndi umusazi nkuko wavuze mu kiganiro cy'ubushize ukavuga ngo babanzi bamutware kwa muganga barebe ko koko nta kibazo cyo mu mutwe afite icyo kibazo nabashije kuba nakimubaza arambwira ati ruko ati njye n'ubundi ku giti cyanjye njye ndi umusazi yego we yiyemereye ko ari umusazi arongera aravuga ati njyewe nagiye hari urusengero rumwe nagiye gusengeramo yego nzi ngo ni urusengero rujyamo abantu bose nyirukandagiramo mbona hinjiyemo umugabo w'umusinzi baramusohora nyuma yo kumusohora nawe ari kwinjiramo aravuga ati nubwo mumusohoye aba nibo Imana nibo mwuka wera yantumye yego ati rero urusengero rwanyu nari nzi ko ari abantu baciriritse cyangwa se basanzwe atariko ni abantu bahanezerewe bakijijwe ati kandi abangaba ntago Imana yantumye abarokore urakoze cyane ubwo yanumye abasinzi yanumye indaya abantu bagiye batandukanye urakoze cyane impamvu yagiye mu rusengero bagasohora uwo musinzi natwe ibyo bintu tujya tubigira hari igihe namwe murabasohora umva ukuntu bimeze biterwa n'umusinzi mu by'ukuri hari igihe umusinzi aza afite gusakuza urabona uyu muntu yasinze hari igihe umuntu asinda ariko agasinda n'ubwenge akamenya ko niba agiye mu bantu ari buceceke niba banamubwiye bati ceceka ari buceceke ariko hari umusinzi utapfa kubwira ngo ceceka sibyo kandi nanone biratandukanye hari umusinzi ushobora kuza akavangavanga ibintu ari na satani umwohereje ari imbaraga z'abadayimoni tugenda mu rusengero kuko urabona bafashijwe icyo nshatse kuvuga yego ko atemera abaganga bahawe ubwenge n'Imana yego kugira ngo bavure abantu bayo akaba avuga ngo nta n'undi wamushobora ngo ni Yesu wenyine Yesu ko atazamanuka ngo azamubwire ngo ngende Yesu azazira mu bantu nk'uko nawe yaje twibwira ngo ni umudayimoni yego ni mama chance waza avuga ngo ndi umuzimu nagende sibyo yego azane dayimoni nyayo iyi dayimoni sibyo itaziye mu muntu izi twibwire ku nkoranyambaga ngo ngende dayimoni nibiraza ari amagufwa nibiraza ari icyuka kikaza ngo kikajya gihuha ariko naza kuko we yaziye mu muntu azavuga ko ari mama chance nako ni mama chance azavuga ko ari dayimoni none kubera icyo atemera ko abantu bahumekewe n'umwuka w'Imana abantu Imana yishiriyeho abaganga Imana yishiriyeho hari n'abaganga dufite mu buryo bw'umwuka batuvura rega abaganga b'imibiri aba batanga imiti batuvura basuzuma indwara nab'umubiri hari n'abaganga ndi kuvuga n'abaganga bo mu mwuka niba abaganga b'umubiri atabemera bavura indera akaba atemerera n'abaganga bo mu buryo bw'umwuka ngo bamuganirize bamusengere Yesu azamubona gute Yesu igihe cye cyararangiye urumva Yesu nzamukuboneramo Yesu nawe uzamumboneramo Yesu tumubonera muri bagenzi bacu sibyo mwuka wera agenda atubwira aciye muri bagenzi bacu sibyo kandi na satani nawe aca mu bantu kugira ngo tugeragezwe sibyo rero nge ndumva Yesu ategereje ari uwo kwa satani ni Yesu wipirase w'igipiratano w'inkorano ahubwo ndamubwiza ukuri mama chance njyewe nitwa mama Sharon nawe ukitwa mama chance turi ababyeyi twitirirwa abana bibyariye va mu byo urimo cyangwa subira ikuzimu
jya mu banyakuzimu bawe ariho ugenda wigaraguremo cyangwa ujye mu baganga bitiriwe izina ry'Uwiteka Imana bafite mwuka wera uvura aribo bashumba bacu aribo baganga ndetse mu buryo bw'umubiri ugana ikigo cy'indera niba bitakushobokeye uko iyo myuka mibi ikigo cy'indera nticyana yigukuramo indera ivura abasazi bano basaze barwaye toroma cyangwa bafite ibindi byabasajije ariko wowe iyo myuka mibi yo kwa Satani irakurwamo n'abashumba sibyo bitwa abashumba bahagarariye Imana bagiwemo n'umwuka w'Imana basange vuba basange ndakubwije ukuri kwihoraho ndakubwije ukuri kuwamba duhamagaye ndakubwije ukuri kuwatugaburiye dushonje widusebereza Imana yacu hanyuma mama Sharo ukomeje kuvuga ngo imyuka mibi araza kuyikurwamo n'abashumba sibyo yego mu rupfu rwa Gogo tujya gushyingura Gogo yego yarari kumwe na Pastor Mutesi yego Pastor Mutesi niwe muntu bari kumwe mu rupfu rwa Gogo tubona mama Sharon yambaye mama Chance yambaye gaze umweru yego abantu benshi bakomeza kwibaza ngo ese nuko yambaye gaze umweru kandi gaze umweru tuzimenyereye zigeze hano mu nkokora tuzimenyereye ku bantu b'abageni tuzimenyereye ku bantu bari guterura umurambo yari yambaye zigere mu nkokora mu nkokora ngo ni sameye yari yambaye gaze igeze hafi mu nkokora noneho izo ga naje kuzimubazaho arambwira ati ngiye rukundo rero izi ga nari nambaye mu bukwe ni nka hari ubukwe n'ubundi duherekeza Gogo ntago nshaka kuzivugaho ndi kuri YouTube ndi kuri channel yakira amafaranga ya YouTube yego ndi kuri channel ya YouTube yakira amafaranga aturuka kuri YouTube abivuze hose byagenda gute ari imbere ya channel ngiyo channel ngo hari ibyago byayibaho reka nkubwize ukuri buretse gato ansubiza yego iryo namubajije impamvu yari yambaye gatigeze aterura umuramba arambwira ati ngewe impamvu nari nambaye ga yego nzabivuga kuri channel idahembwa na YouTube itakira amafaranga ya YouTube nihe channels channel yiwe yitwa mu Chance official yego ngo niho azabivuga kuba yasobanura ibyizoga azabisobanura kuri channel yiwe hanyuma ukaba ukomeje kuvuga ngo abo bazimu n'abadayimoni be we ku giti cye bazavanwamo muri we n'abashumba kubera iki Pastor Mutesi ari inshuti ye tukaba twaramubonye mu gushyingura Gogo bari kumwe bari kumwe bakaba baraje no mu modoka imwe nejo naba naragiranye n'ikiganiro umukobwa witwa Diane umukobwa we akaba yiyemerera ko uwo mukobwa ari indaya yego kavuga ati ngiye mama Chance niba avuga ko we yemerewe gufasha indaya naza mfashe azanye na dayihatso y'ibiryo yuzuye amfashe ndi indaya nge ndabyiyemerera ngewe noneho nzasigare ntanga ubuhamya ko mu Chance yankuye hehe mu buraya naza mereho nge nzamutangira ubuhamya ariko ni nabyo yatumwe kunda Jeno gashaka kunsetsa. Oya. Reka nkubwire. We yaraje aravuga ngo ndaje kukakumvisha. Ngewe naza nkore mu mwuga w'uburaya. Nge ndi indaya. Ndanabyemerera. Ariko ni nabyo. Nata namera hahere no kubandi bagenzi banje. Naza mereho. Nge nzaze nanga ubuhamya. Cyangwa se nabandi bagenzi banje bazaze bagira ute batanga ubuhamya. Ese nuko iki Pastor Mutesi duhere kuri Pastor Mutesi. Kuki Pastor Mutesi atagira mama Chance inama yo kuba yareka umudayimoni umugendamo ahubwo akaza mu mihanda avuga ati ngewe mama Chance umuzimu yamvuyemo ahubwo naje gutya. Reka nkubwire impamvu. Yego. Uriya mama Chance Mutesi ntabwo ajyaga gufasha mama Chance kuko nigeze kumva ikiganiro avuga ati ngiye buriya nari ndi kuri misiyo. Iyo misiyo rero ajya kuyijyamo dushobora kugendana mu modoka. Yego. Dushobora kuryama hamwe. Dushobora no gusangira. Yego. Ariko mu by'ukuri ntazi uko utekereza. Ntazi ikikwihishemo. Ahubwo ni ukuvuga ngo Mutesi niba koko ari inshuti ye. Yego. Ni umushumba uvuga mu izina rya Yesu.
naganirize mama Chance amuganize koko amenye neza niba ari umudayimoni kuko yivugira ati ndi umuzimu amenye neza niba ari umudayimoni niba yaratumwe n'ingabo zikuzimu urumva gusarura ubwoko bw'Imana Mutesi nawe asenge ahamunaniye ahamagara abashumba bagenzi be abwira ati reka dusenge umudayimoni uri mu muntu erega buriya niba ari na dayimoni yamugiyemo sibyo uriya mubiri rero turashaka ko dayimoni asohokamo mu izina rya Yesu ubundi ariko wazabwiye mama Chance akaza nkamukoraho nkamusengera dayimoni akamufubuka mwibwirire mama Chance ndakubwije ukuri njye sindi umushumba sibyo ngenda umuvuga butumwa ndi n'umuririmbyi mwitorero Moriya Moton Church ngwino ngusengere dayimoni avemo akuvemo uvuge ibyiza uvuge ibihumuriza umutima none akora icyaha cyawe ku giti cyawe umenye ko ari cyawe ugiherane urumva ugenda ushanga umushumba uwicuze agusabira Imana imbabazi ariko wowe kubizana ku nkoranyambaga Mutesi ntago afite na musengere ariko nabona byanze kuko yavuze ko yari afite misiyo ari kumwe na Mutesi yavuze ko ari misiyo wasanga misiyo yari afite rero ari niyo gutebeza Mutesi kuzima kandi ikindi cya kabiri kwambara gazi iri impamvu yari yambaye ga kuko yari afite misiyo iyo agenda agakora mu kiganza cy'umushumba gutya atambaye ga ya misiyo yajyaga gupfa niyo mpamvu yitwaje iki ga buri iriya ga irimo ibanga niba baramuhaye ibintu apfumbata umutongera apfumbata yabonye kugenda afite ikiganza cyonyine hariya hahuriye abantu b'Imana benshi abakozi b'Imana benshi abantu b'Imana benshi abashumba benshi gogo yashingwe n'amakorari gogo yashimbuwe n'abashumba b'Ibuganda b'Ikiyobozi sibyo barahuruye abanyamakuru nabonye mwese mwagiyeyo urumva none se impamvu misiyo yahawe ibimutongerera avuga ati ambaraga hataza kugira n'umuntu uyireshyaga nakora gutya agakukora ku kaboko gutya kuko umuturahita upfa kuko yatwibwiye ko yari muri misiyo izo misiyo zidasobanutse rero izo misiyo zikuzimu nave kuzimu nave mu guterekera no kuraguza nave ubundi yavuye kwa Satani kweke ari kuyoborwa na Satani ariko ese ubundi kweke ashaka ko Satani kwitwa umuzima ari byo bimuha hiti ubwo bivuze ngo naza umurambureho ikiganza yewe mama Chance ndamubwiye ngewe nitwa Julienne Mukayiranga ayo mazina ayumvirize noneho ndamwibwiye neza naze nkubita ikiganza ku mutwe dayimoni hubu aho bukema nyagasane ye kutwanduriza abana kuko nabonye aho dayimoni ijyana abana bacu urumva ngewe n'ubu mfite n'umujinya ngwiki mfite agahinda n'umubabaro nkagira umujinya w'abadayimoni ndashaka kubarimbagura bakarekura abana bacu niyo mpamvu ureba ingo zacu zasenyutse ingo ziragenda umwana arahubaka yakubaka kabiri gatatu urugo rugasenyuka kubera iki bagiye kubabohera hariya nabonye sibyo ahubwo ndi gusenge Imana yongera imbaraga mwuka wera navanyeyo umwana nari mpetse se neza musigayo kandi umva nabonye umugabo nzamukana n'uruhinja rwanjye ari mwuka wera reka hano impaya ugeze ubona uruhinja ashwe nge nta ruhinja mfite umwana muto afite imyaka agiye kuza imyaka 4 ariko narose mpetse akabebe urumva ayiwo mwuka wera kandi siyeze mushyira hasi noneho mfite intego yo gusenga ubu ngubu n'abanyamasengesho b'ababyeyi basenge uriya mwana uriya mama nanavuga ko ari n'umwana kuko ndamuruta aze tumusengere tumurambike ibiganza reka nkumvishe rero dayimoni yahita imuvemo yo kwita dayimoni urumva dayimoni yo kugira ngo amenwe yishyire hejuru ace bugufi arya ibyo yakariye abone hiti nk'abamuzi nka mama Chance kuko mfite n'inshuti zanjye zimuzi nka mama Chance ye gushaka icyubahiro kirenze cyo kumenywa nashaka ikindi kimumenyesha nagenda bumuhanzi nagenda avuga ubutumwa nagenda akina amafilime sibyo nagenda akina amatiyatire nave kwita dayimoni ngo niyimuha hiti iyo hiti rero umukobwa witwa Diane nahaye nakoresheje ikiganiro ejo uburyo yamubwiraga umva hano umva mama Chance hano ni utangiye naze musengere yantumye abajura yantumye indaya yantumye abasinzi yantumye abajura nge nigeze najya ahantu mu cyumba bantumiye mageze umusinzi azadandabirana
baramufata baramusohora nabwiye wari uyoboye icyumba ngo sinzagaruka kuko mu byo natumwe nuriya waruje wantumiye iki cyumba sinzakigarukamo kuko ni icyumba cy'abantu bakijijwe bageze mu ijuru. We mama Chance, yego, niba Imana yarakweretse kugusengera indaya uzafate daye hatse ushyiremo ibyo kurya uzunsura indaya wenda ntuzasure nge azasura indaya wese gusuye byakwa ntanjye nsuye nta kibazo kuko ndiyo ariko ibyo avuga nuko nta kibazo pe azaza nsuri azanye dayihatsu ariko byo kujya abantu babeshya ngo bakunda indaya bakunda indaya ntacyo baziha se kubera iki nyagasani ko bakunda indaya ngo ugenga Imana yarambwiye ngo nsengere indaya nta mufuka w'umuceri wazanye nguje ngo urashaka gusengera indaya ntibakiyoberekanye hayenga nimba ukunda indaya koko vaye nsuri ngewe ndiyo Imana yamwerekeje he ku ndaya azifasha iki se arazisengera zikava mu byaha yewe ntago wansengera ntariye ubu nawe yakuramburaho amaboko ugakira namukubita ukareka uburaya yewe ushaka kunsengera banza umpazi aguhaze mu mirire mu bijyanye n'iki ansengere nahaze ese wajya gusengera umuntu atariye ntago bibaho ko nibyo ntago wajya gusengera umuntu atariye se naba naburaye nabuze umugabo unyihera nka bingaye ukaza ukaneresa isemi ngo ngwino gusengera ukaza kumvugiraho indimi nagucira no mu maso kuva mu byaha inzara iri gutemamara nguje gusengera umuntu utabanje kumugaburira. Hanyuma nk'ubuhanuzi bwa Mama Chance wowe sibyo twakomeje gukomora yuko wanamubonye hari akupfu rwa gogo kwirimbi hariya kuri wowe uko wamubonye bitandukanye nuko uri kumubona aka kanya ni iki wavuga ku buhanuzi bwa Mama Chance? Ubuhanuzi ubona ari umuhanuzi wa nyawe cyangwa ubu buhanuzi ni ukuvangirwa nakubwiye ngo nimba ari umuhanuzi wa nyawe azansuri kuko usengera indaya usengera indaya ukunda n'indaya cyangwa se watumwe kunda watumwe ku indaya kora igikorwa izi ano zose wagiyeho uzibwira ati muzi tujye gusura indaya icyo gikorwa cyiza byumvishe nakora igikorwa cano zose yazengurutseho avuga ati muze ngiye gusura indaya mu by'ukuri najya kumusura nyine kuko akunda indaya ariko nanone dusubire inyuma turebe impamvu Imana yamutumye ku ndaya n'abajura n'abasinzi kandi yita dayimoni ni ukuvuga ngo ahunga abanyamwuka wera agasanga abadafite mwuka wera sibyo ariko nabyo yibuke ko hariya hari indaya ngenda ziyiziye ziraya kubw'ubuzima bwabo yego bakavuga ati tubona amaramuko ariko gusenga basenga ashwida no kuri barahari rero no kuvuga ngo ibyo ari byo byose ahubwo abantu b'indaya nk'uko uyu umukobwa bivuze ntago ari njye ubivuze uyu mukobwa ubivuze abantu bakorera umwuga w'uburaya bakiba babasinze nibahuguke baba maso Mama Chance atabateberana ikuzimu kuko satani imitsindo ye cyangwa se ikuzimu bamutumye abo worohereye kugira ngo ahita batebezayo ahubwo babe maso n'uyiri kuvuga ngo napakire dayihatsu sibyo Mana yanjye umva ese ku buryo bamushyira dayihatsu ibyo kurya yayireka yayifata pe kuko n'amafaranga dukoresha ntituzi aho agenda ava hari abo bayaterekereyeho hari bayavugiyeho ibintu byinshi sibyo hari n'ababa bavuye kuyaguriza ibintu nk'ibyo ariko nibabe maso abana bacu kandi nabariya bose bari bindaya n'abana bacu bari babasinzi na bene data sibyo aba bajura n'abana bacu sibyo kuko nabo barabyawe urumva n'abana bacu ahubwo twebwe tugiye gusengera abana bacu Mama Sharon rero turi kugana ku musozi w'ikiganiro ndagira ngo message yihuse kuri Mama Sharon Mama Chance nuko ikibundi mbitiranya nega turitiranywa Mama Sharon na Mama Chance ubundi nkunda kwitiranya ubushize nagiye kuvuga kuri Papa Sharon ari we nibishaka kuko buri afite umwana witwa Sharon nanjye nkaba ndi Mama Sharon none ngiye kuvuga kuri Mama Chance Mama Chance ngwamagaye kangahe come here vayo jango munange nkusabire jango nkusabire Katonda akuwamanye
akujye ko ezemandwa akujye ko abo badayimoni bakuzuye Nyagasani naze hano agiye message yihuse rero kuri mama Chance message yihuse kuri mama Chance ubundi dusoza ikiganiro message yihuse kuri mama Chance nuko namwihutisha nongere mbisubiremo nkamubwira akaza tukamusengera twebwe buriya uriya muririmbyi yararimbye ngo nta soni ifite usigize ibyaha byanjye bisone ngo nanjye ubu nta bwoba mfite bwo guhangara dayimoni nka kubita ku kiganza cyanjye dore Imana yampaye kinini we kubitaho badayimoni bagahita bazima kandi kwizera niko gukora byose niba nizeye umwami w'abami Yesu utajya upfa Yesu utajya ukangwa n'abadayimoni sibyo ndamukubitaho ikiganza arakira ni uko kwiyoberanya uko gushaka hiti no guhitinga ku bintu by'amafuti napfukame dusenge Imana izamugaburira Imana izamuha ibiryo Imana izamwambika Imana izamutungira abana sibyo ariko atagiye guhitingira kuri shitani ariko niba yumva ko ari shitani nyawe agenda asanga abashumba barahari niba atabasanze rero genda mwihamagariye nari nsoje nakubwiye akantu ko kuba ngo adashaka aba diaspora adashaka kurya amafaranga y'aba diaspora yarabatutse koko yego nta mafaranga y'aba diaspora akeneye ngo barayamuhaga akayanga simbizi nanjye impamvu yabivuze Yesu we buse bayampaye we kandi burayashaka numana we uzi umuntu amaye amafaranga ukuntu namushimira namusengera isengesho umva shima Imana nanamuragiza Imana kugira ngo arame yego hari uwanga amafaranga impamvu agashaka nk'amafaranga aba diaspora ngo impamvu atayashaka barayatanga ngo bagakora ibyaha yego ahubwo burayahamagawe n'abadiaspora bafite mwuka wera akibavugisha reka nkubwire dushaka kuvugana kuri telefone cyangwa kuri WhatsApp mwuka wera undimo akagutwika kuri dayimoni buriya n'abadiaspora bafite Imana itwika dayimoni naho amafaranga se yayanga nene se arajya ashaka guhitinga ngo agere he arahitinga agikuzima ariko cyokozi koko none se ko ari umudayimoni wa mugani twebwe tuba twishakira nuwo hanze yakuvugisha uravuga uti Imana ishimwe kuko numvishe ngo batanga n'amafaranga Mana we impaya wabampereye nimero vuga nimero baguhe amafaranga Imana ndakora ku Imana yarambwiye ngo singatange nimero wajye uzintangira uzajya ubishaka ajya nyandikira muhuze na mama nyene y'amafaranga nese ukeneye amafaranga gute kandi utavuga nimero yawe ese ntago uri buzimvugire nzivuge uzishyira ku kiganiro cyangwa uzivuge sibyo ngiye nshaka amafaranga ushaka kunyandikira cyangwa gushaka azajya nshonzi uzi mbonye amafaranga uzi ukuntu ngana uko ubu nataye n'ibiro narananutse kubera nabuze amafaranga reka mvuge nimero zawe ngiye bamwihera amafaranga reka mvuge nimero zawe maze urebe ukuntu mvuga Yesu umva uzi Yesu yamuvuze uhaze Mana Yesu akorana n'abanyenzara Yesu turamusenga kugira ngo atumare inyota n'inzara aduhaye amafaranga tujye guhaha turye duhage umva abadiaspora n'abadiaspora cyangwa bivuze nabi urabona umva sinzi no kubavuga noneho ni mumbabarire mu amafaranga yego reka mvuga nimero yawe nihagire ni 0780 ni 0780 64 97 yego 0780 ikaba ibaruyeho amazina yahe Julienne Mukayiranga nguko mukanda kanyenyeri mwamfura oya ni mumpa amafaranga rata nshuti za Yesu nubwo atagwa amafaranga ariko ashaka ko musengana ibyo biremewe umva niba ashaka ko dusengana rero nampamagare dusenge urumva dayimoni tuyitwike itigenda ko ntabwo dukorana n'abazimu yego mama Share wagushimiye wakubwira ngo mwakoze ntandasoza utaranshimira nongera kubwira Claude Pastor Claude ubutumwa nagiye kumva numva buravuze ugashyiramo numva buravuze ngo abantu bose berekwa gupfa nahagarara senge yongera ajye ku birenge by'umukiza yongera asubire mu mwuka wera hari ugupfa kubiri hari ugupfa mu buryo bw'umwuka wera ngo nawe wunze murya mama Chance
hari ugupfa mu buryo bw'umwuka Mama wera kuko nawe yahanuriye Pastor Claude kazapfa. oya njye ntago mvuga urupfu rutwara umubiri nabumubwiye ku mu buryo butandukanye hari umuntu ushaka kubyumva akavuga ati wenda Claude agiye gupfa ariko tubanza turebe twebwe twakijijwe hari ukuntu dupfa mu buryo bw'umwuka wera Satani agashaka kutwica mu buryo bw'umwuka wera rero ibyo byose ntagire ubwoba bw'urupfu ahubwo uriya muririmbyi yaririmbye ngo iki yavuze ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'iki n'Uwiteka rero ngewe namushishikarizaga nubwo ari umushumba sinibimwigisha arabizi ariko ngewe namwifurizaga amahoro y'Imana nkamwifuriza kongera gusubira ku birenge by'umukiza akongera agasenga byimbitse kugira ngo Uwiteka yongera muhembure mu buryo bw'umubiri bw'umwuka naho umubiri wapfa nta kibazo ariko twebwe dukuharanira ubugingo kuko ubugingo nibwo buzabona umwami Imana rero areba aho yaguye areba aho yacumuye kuri izi nkoranyambaga sibyo areba abamucumuje amagambo wenda terana n'abantu agacumura sibyo yongera asubire ku birenge by'umukiza kugira ngo naho umubiri wapfa Mama shoreka mushimire rero wakoze urakoze nawe